nongeye kunezerwa cyane bene data nshuti zacu bakunzi bacu ba Pure Gold Channel kandi bakunzi bacu b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi tugiye kuganira cyane cyane turaganira ku byerekeranye n'ubuhamya mwene data hano turi kumwe agiye kubaha n'ugiye kubaganiriza. Uyu mushyitsi rero twabonye hano kuri Pure Gold Channel ni umushyitsi mwiza cyane, ni umushyitsi tumenyeranye, ni inshuti nshya Imana yampaye, ni umuturanyi wanjye, ni umuntu w'Imana cyane, akunda Yesu kandi yishimiye kubaganiriza. Cyakora ntabwo azi Ikinyarwanda, nzamwigisha ariko ntabwo arakimenya, arabaganiriza mu rurimi rw'Icyongereza. Ngiye kumureka rero atangira ababwira ukuntu akunda Yesu ndetse n'igitangaza Imana iherutse kumukorera, yamukoreye mu myaka yatambutse, ariko arakomeza, afite n'ibindi bitangaza Imana igenda imukorera. Rwose afite ubuhamya bwiza cyane mucikwe. Uyu mushyitsi rero akaba agiye kubibwira uwo ari we. Welcome to Pure Gold Channel. This channel is a wonderful channel. As you know, it's a Christian channel where we share testimonies and teachings. So today it is a privilege to have you as a guest, a guest speaker who's going to share us with your testimony and tell us who you are. So our viewers will really be blessed because of your testimony. Welcome. Tell us who you are and your testimony. Okay. Welcome. My name is Tracy and I'm a Christian. I do have an amazing testimony that God healed me, did a miracle. Ati izina ryanjye nitwa Tracy, ndi umukristo. Imana yankoreye ibitangaza, mfite ubuhamya ngiye kubaganiriza namwe bw'ibintu Imana yankoreye, igitangaza cyo kuba yarankijije uburwayi. As I went to the dentist, there was a negative report. Yari afite uburwayi bw'amenyo, noneho ajya kuri dentiste, umuntu uvura amenyo, noneho bamuha report itari nziza cyane, report ya negative, report mbese imuca intege, yari negative. And so when they said that there was an infection on the front crown, the front tooth, I didn't want to do anything with this. Igihe bamuhaga report bamubwiye ko harimo ikintu cya infection, mbese we kuko atashaka ko amenyo ye bayakuramo, ntabwo yashatse kujyana n'inama bamuhaga zo kuba bakuramo amenyo ye. They said I had to have the crown out and have a fake tooth or a implant. Dentiste yamubwiye ko agomba gukuramo amenyo y'imbere, noneho bakamuteramo ayandi atari amenyo asanzwe, atari amenyo mazima, mbese amenyo navuga y'amakorano. I believed in the power of prayer, but I was so dreading what the report was. Ati njyewe nizera imbaraga z'amasengesho, ati niyo mpamvu ntitaye kuri iyo report. So I went home and I thought I'm going to pray every day. Ati nagiye mu rugo numva ko ngomba gusenga buri munsi. I claimed healing scriptures from the Bible. Akajya yivugaho byanditswe byera byo muri Bibiliya. I played worship songs every day. Akajya afata worship song, mbese indirimbo zo guhimbaza buri munsi azisengeramo. Even if I was in pain, which I was every day. Nubwo nari ndi mu mubabaro, ndibwa cyane buri munsi. I had to fight and claim. I pictured myself as healed. Narwanye intambara yo kugira ngo nkire, nivuga ngo nakize, nivugaho ko ndi muzima nubwo naribwaga. Because if I didn't have the faith, it could have gone the other way. Ati iyo ntagira kwizera byari kuba ibindi, byari kugenda bikanyura mu yindi nzira bigaca ahandi hantu. So I got prayed over by other Christians. Ati nasengewe n'abandi bakristo bizera cyane. And they prayed over me. Baransengeye, bansengera kuri ubwo burwayi nari mfite bw'amenyo. So
I carried on doing the praying over myself. nanjye ubwanjye narakomeje nkajya nisengera kugira ngo nkire. And then when I went back to the dentist, noneho nza gusubira kuri wa muganga w'amenyo, they did the x-ray again. barongera nanone banyuza mu cyuma barebamo uko bimeze. The infection had gone. barebye mu menyo basanga infection yagiye kera yarakize. Haleluya. Yes. And Amen. the whole, the gums were healed, everything. ahantu hose n'inyinya byose mu menyo hose hari hakize. So I'm completely healed now. ahantu hose narakize, ndi muzima. Ishinya mumbabare ntabwo ari inyinya, n'ishinya yarakize, n'amenyo yose narakize, infection yahise ikiramo. And None Jesus healed ndanezerewe. me. Jesus healed me. Yesu yarankijije. Amen. Hallelujah, amen. Thank you so much for your powerful Thank testimony. you. It is so very encouraging. Yeah, it's good. Thank you. I God hope bless. it helps others. Yes, ati nizeye ko bibafashije. Yeah. Niba ufashijwe mwene data n'ubuhamya bwa Tracy, shyiraho comment hasi tubwire uko ufashijwe. Yeah. Cyangwa usangiriza abandi, ubundi wandikeho like. Tracy, could you please pray for views, Yes. for people who are listening to us, Sure. for our views? So Yes. pray for them and Okay. bless them Yes. before we finish. Okay. Ndamusabye ngo basengere, abasabire gukira, ari abarwayi, ari n'abandi bifuza cyane cyane kwakira n'agakiza. Please, can you pray for people who are not Christian yet? Yes. And also people who are not well, who are maybe ill, Mhm. because you have got experience of how Jesus Yeah, healed you completely. Yeah. Please, if you can, just take a few minutes Okay. to pray for people who are not well. Yeah. That will be lovely. Yeah, I God will bless do. you. Okay. Agiye kubasengera abarwayi, mwitegure, ndetse n'abatarakizwa nabo arabasengera. Reka tumuhe umwanya asenga, please. Okay. Pray for our views. Okay. Mm. Dear Lord, I thank you so much for all you're able to do and what you've done in my own experience and how you're able to heal and deliver. And just pray now that you'll be able to bless all those and help those who are going through pain and struggling. And I just pray, Lord, that you'll just bless those, heal those that need healing. I pray you'll give them the faith to believe for the impossible, because nothing is impossible for those who believe. And I pray, Lord, you'll touch the lives of all those that need healing and receive your word. I pray, Lord, they will go to your word and that you'll just touch the lives of all those that need your healing power and touch. And pray also for those that don't know you, that they will receive the truth and the truth that will set them free. In Jesus' name, amen. 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 Yeah, thank you, Lord, for what you have done for Tracy. Thank you that she's healing. She has been healed already. We praise you, worship you, Lord. Mana turagushimye ko wakijije Tracy. Nawe ni muzima, yarakize. Turagushimye ko ibyo wakoreye n'abandi ba mbere nkuko yabonaga abandi bakira warabimukoreye. Turagushimye mwami. Ukomeze ufashe abatarakira, abafite uburwayi kugira ngo bakire. Ufashe n'abatakuzi ngo bakumenye. Turagushimye byose tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amena. Shuti muduteze amatwi, nizeye ko mwafashijwe kandi Tracy amaze kubasengera abarwayi. Mwakire gukira mu izina rya Yesu. Yesu wamukijije namwe yabakiza. Kandi mwakire n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Imana ikomeze ibahe umugisha. Tuzakomeza ubutaha. Bye bye. Hi. Thank you. God bless you. Thank you. Yeah, we are blessed.